Bakunzi ba Zaratunyuze TV twongeye kubasuhuza. Uyu munsi turaza kubagezaho insigamigani igira iti Nyakibi ntarara bushyitsi. Uyu mugani bawucira ku muntu wubahuka gukora ikibi naho adasanzwe. Nibwo iyo bamumenye bavuga ngo Nyakibi ntarara bushyitsi, wakomotse kuri Nyakibi w'i Bwanacyambwe mu Rwampara rwa Nyarugenge ahasaga mu 1400. Nyakibi bakeka ko yabayeho ku ngoma y'umwami Yuhi Gahima. Yari umugaragu wa Ruganintwari, bukeye shebuja amwohereza kumurambagiriza umugeni mu Nyantango, ku mugabo Sinayobye wari utuye Inzaratsi. Amutuma agira ati ugende umbwirire Sinayobye uti mwarabanye kandi muhurira kuri byinshi, ku bageni, ku nshuti, uti yamenye ko ufite umukobwa none arashaka kubasabamo. Nyakibi aragenda anyura iwe mu Rwampara, akora impamba ashyira nzira, ataha Imushubati na Kanyarira. Bukeye ataha Inzaratsi. Ageze kwa Sinayobye aravunyisha, abari ku irembo bajya kumuvunyishiriza. Araza araramukanya bamuha inzoga aranywa. Amaze guturanya kwaya abwira Sinayobye ati Ruganintwari yakuntumyeho ngo yamenye ko ufite abakobwa none arashaka kubasabamo umugeni. Sinayobye aramusubiza ati ugende umubwire uti muva inda imwe kandi mwashyingiranye kenshi ntabwo yakwima umugeni. Nyakibi uwo yari afite ingeso ebyiri, iyo gusura n'iyo gukabakaba. Igihe Sinayobye atararangiza amagambo ye, Nyakibi amaze gusura kabiri. Uko asura Sinayobye akarebana n'umugore we. Nyakibi abonye ko bamwiciranira ijisho abwira Sinayobye ati mu byo Ruganintwari yantumye icyo kumwiciraniraho ijisho cyo ntikirimo. Sinayobye n'umugore we baraseka. Burira bamusasira mu nzu y'abashyitsi mu gikari hamwe n'abandi, ikabamo inzoga. Nyakibi aryamana n'abandi bashyitsi n'umunyanzoga. Abandi barasinzira we ntiyagoheka. Umunyanzoga nawe ntiyasinzira, ariko bombi bataziranye ko bari maso. Bidatinze umunyanzoga ashyirwayo. Nyakibi abyuka yomboka, afata umuheha aroha mu kibindi aragotomera. Umunyanzoga arumva aza bwombo, aramusingira mukubita urushyi. Abwira abandi ati nimucane mfashe umujura. Barahubuka baracana, bamukubise amaso basanga ari wa mushyitsi nkabo. Sinayobye nawe ahubukana n'umugore we, batungutse basanga ari ya ntumwa yaje kurambagiza. Nyakibi abakubise amaso acika intege, abwira Sinayobye ati nyakugira Imana ukora uko ushaka, ariko Ruganintwari ntazabimenye. Baramureka, buracya baramusezera arataha. Ageze kwa Ruganintwari amubwira ko bamwemereye umugeni. Ruganintwari ashaka inzoga aziha Nyakibi ndetse n'inka. Nyakibi aragenda n'Inzaratsi, ageze kwa Sinayobye arasaba baramwemerera. Ubwo asanga bamaze urubanza. Amaze gusaba nanone ararara kuko yari avuye kure. Bongera kumuraranya n'abandi muri ya nzu yo mu gikari. Nyakibi aryama ataryamye. Abandi bamaze gusinzira yiroha mu nkono y'inyama zaraye ararura. Umunyagikari akaba yaryamiye amajanja, aramwumva aromboka aramucakira amukubita urushyi. Undi avuza induru barahurura, basanga nanone ari Nyakibi. Noneho Sinayobye ntiyamwihanganira, aramufata aramuboha amwoherereza Ruganintwari aboshye. Amutumaho ati amambere wanyoherereje Nyakibi yageze iwanjye aranyiba, aranansurira ndamwihanganira, none yongeye kugaruka nabwo aranyiba. Ati none rero nguhaye umugeni ariko singuhaye kunyiba. Nyakibi baramushorera, bamugejeje kwa Ruganintwari i Nyarugenge, bavuga ibyo yakoze byose. Ruganintwari aramuvuma ati shahu Nyakibi ntaho urara bushyitsi, ingeso yawe wayigeranye n'Inzaratsi mu Nyantango. Iryo jambo ryabaye umugani baca bagira ngo ingeso yageze Inzaratsi. Nuko inkuru sakara i Bwanacyambwe na Nyantango. Nyakibi ahera ubwo abiciro ry'imigani. Ukoze ikintu kibi wese aho adasanzwe bakamugereranya na Nyakibi, uwo wavuye i Bwanacyambwe akajya gusaba umugeni mu Nyantango,
yagereye ingesi ikanga akahiba kandi akanahasura mu misango. Bati Nyakibi ntarara bushyitsi. Kurara bushyitsi bikaba bivuga kwihishira. Murakoze cyane.